none rero muri uruzinduko rwo kujya mu kibuga mwabonye ko hari ikintu kimwe cy'ingenzi perezida n'abaturage be abaturage mu nzego zose z'ubuzima. Icya mbere ku rwego rw'umutekano, hanyuma ku rwego rw'imibereho myiza n'ubukungu ndetse no mu bindi byose bishobora kuvugwa nk'umusaruro n'ibindi bifitanye isano nawe. Perezida wa Repubulika yaje akurikije neza icyerekezo cye kugira ngo atange igisubizo cya mbere perezida wa Repubulika yazanye ni ukuba hari ubwe, kuko iyo perezida wa Repubulika hageze ahantu ikintu cya mbere kiba ni ugutanga icyizere, gutera abaturage umutima, kuko buri gihe haba hari ibibazo by'umutekano n'ibindi bibazo bijyanye nawe. Iyo perezida wa Repubulika ageze ahantu kuba hari ubwabyo ni igisubizo, kandi mwabonye igisubizo abaturage bamuhaye, yaba hano i Lubumbashi cyangwa muri Hauti Lomami, binyuze mu buryo bamwakiriye. Ibyo bivuze ko hari ubushake bwo gusangira ibihe na perezida, bwo guhura nawe no kwifatanya nawe muri ibyo bihe. Kandi hano i Lubumbashi birashoboka ko muzabona amashusho nimugoroba. Perezida wa Repubulika yajyanye inama n'abayobozi bakuru bashinzwe umutekano ku bijyanye n'umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyo nama hari minisitiri wungirije wa mbere ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu n'ingabo, umugaba mukuru w'ingabo ndetse n'abayobozi bakuru bose b'ingabo bakurikirana buri munsi umutekano w'ibikorwa bya gisirikare bihagaze mu gice cy'Iburasirazuba. Usibye iyo nama, perezida wa Repubulika yahuje ba guverineri, abagize intara zahoze ari Katanga hamwe n'abashinzwe umutekano babo. Icyo gihe ntibari bagiye kuganira ku mutekano mu buryo bw'intambara gusa, ahubwo bari bagiye kuganira ku mutekano muke wo mu buzima bwa buri munsi. Ni ukuvuga ibibazo abaturage bahura nabyo, cyane cyane bya bikorerwa mu mijyi ya Lubumbashi, Kolwezi, Kamina ndetse no muri Kananga na Kareme. Byari umwanya wo kuba perezida wa Repubulika yumva binyuze ku bahagarariye abaturage hano ibyo abaturage bakeneye cyane ni ibyihutirwa bafite, kandi kubera ko hari inzego z'umutekano zari hafi, byari umwanya wo gutanga igisubizo. Uretse ibyo, hari ikindi gice kijyanye n'ubukungu cyangwa se ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, kuko iyo Kanyama Kasesa itanga umusaruro wo gutanga ibiribwa muri Lubumbashi, ntabwo hakiri ikibazo cy'ubukene twigeze kugira mu myaka 2 cyangwa 3 ishize, cyangwa ikibazo cy'ibigori cyari cyaratewe na Zambia cyangwa FBC. Uyu munsi icyo kibazo cyabaye amateka, ariko ntabwo ari ubukungu gusa, n'ikibazo cy'imibereho myiza y'abaturage. Mu bijyanye n'imibereho myiza, mwabonye ibitaro bigezweho byafunguwe ku mugaragaro. Ntekereza ko nta bitaro nk'ibi byigeze bibaho mu mateka yose y'intara ya Hauti Lomami. Ariko kandi ni ikibazo cy'amazi. Nyuma y'imyaka 50 amazi yongera gutangira kuva mu mavomo. Iyo urebye ibi byose, uruzinduko rwa perezida wa Repubulika ubwabyo rwari igisubizo. Ibyo byose bigaragaza igitekerezo nita perezida n'abaturage, kugira ngo bigaragare ko atari ubumwe gusa, ahubwo ko harimo ibisubizo perezida wa Repubulika azana afatanyije na guverinoma. Ibyo byagiye bihora ari inkingi ikomeye kuri perezida wa Repubulika. Kandi igihe mwabonaga ibikorwa n'imirimo yakozwe, bivuze ko bitanga ishusho y'ubutabera. Perezida wa Repubulika ashaka kuba hafi y'abaturage. Ubutabera perezida ashaka kuba buboneye, niba nakoresha ayo magambo. Bitanga kandi ubutumwa bukomeye cyane, kuko iyo tuvuga ibyaha, haba ibyaha bisanzwe cyangwa ibyaha bijyanye n'ubukungu bisaba ibisubizo. Kandi ifungurwa ry'inyubako y'ubutabera itangaje cyane ritanga urugero rw'ubushake bwa perezida wa Repubulika bwo kugira urwego rw'ubutabera inkingi nyayo kandi ikora neza hano mu ntara ya Hauti Katanga. Uwo ni minisitiri w'itumanaho ndetse akaba n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya, aho yari kuvuga kuri perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, aho yagendaga avuga ko kujya mu baturage ari igisubizo byonyine bihagije nyine kugira ngo bibe igisubizo no gutanga nyine mu bukungu n'umutekano.
mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura n'ibibazo bitandukanye birimo umutekano muke mu burasirazuba, ibibazo by'ubukungu ndetse n'ibikenewe mu mibereho y'abaturage, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakomeje gahunda yo kugera ku baturage aho bari no kureba uko ibibazo byabo byakemurwa. Urugendo rwe muri Lubumbashi no mu ntara ya Haut Lomami rwagaragaje icyo ubuyobozi bwe bwita perezida n'abaturage, aho avuga ko umukuru w'igihugu ahagera ubwabyo ari ubutumwa bwo gutanga icyizere. Abwo ubutumwa mwari muri kumva muri rurimi rw'ikinyarwanda ni ubutumwa yatangiye muri Lubumbashi ndetse no muri Haut Lomami. Patrick Muyaya aho yarari kuvuga ibyiza bya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho rwose yari yegereye abaturage, aho hari intumwa zitandukanye zihagarariye abaturage. Mu butumwa bwatanzwe n'abari baherekeje perezida Tshisekedi muri rugendo, bagaragaje ko ikintu cya mbere abaturage babonye ari ukuba perezida ubwe yaje kubasanga. Bavuga ko iyo umukuru w'igihugu ageze ahantu bituma abaturage bumva ko ibibazo byabo byumviswe ndetse bikongera icyizere mu bijyanye n'umutekano n'iterambere. Mu magambo ya Patrick Muyaya wumvishe ko avuga ko perezida kuba yahageze ubwabyo ari igisubizo cya mbere, kuko bituma abaturage bumva ko ubuyobozi buri kumwe nabo. Abaturage ba Lubumbashi ndetse n'Abahutu Lomami bakiriye perezida Tshisekedi mu buryo bugaragaza ko bashaka kugirana umubano wa hafi n'ubuyobozi bw'igihugu. Muri ruzinduko kandi perezida Tshisekedi yajyanye inama n'abayobozi bakuru bashinzwe umutekano, harimo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, abayobozi b'ingabo, abayobozi bashinzwe ibikorwa bya gisirikare. Intego yari ukureba uko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo gihagaze ndetse no kureba ingamba nshya zo kugihangana cyangwa se zo guhangana nacyo. Ariko kandi perezida ntiyagarukiye mu ntambara gusa, yahuje kandi ba guverineri bane baturuka mu cyahoze ari intara ya Katanga kugira ngo baganire ku mutekano wa buri munsi w'abaturage. Haganiriwe ku bibazo birimo ubujura n'ibyaha mu mijyi, umutekano wa Lubumbashi, Kolwezi, Kamina n'ahandi. Ibyo ni byinshi mu byaganiriwe, aho ubuyobozi bwagaragaje ko umutekano utarebwa gusa n'intambara, ahubwo harimo no kurinda abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi. Rero ni byinshi byatangajwe na Patrick Muyaya nk'uko mwabyiyumviye mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ni ijambo ryatanze mu rurimi rw'igifaransa, tugerageza nyine kurushyira mu rurimi rw'ikinyarwanda tugenekereje kugira ngo birusheho kumvikana 5 kuri 5. Gusa kubumva ururimi rw'igifaransa nabo reka nze mbashyireho agace gato k'igifaransa kugira ngo mukomeze kuryoherwa. Alors, durant cette mission d'itinérance, vous avez vu, il y a un seul élément, le président et son peuple. Les peuples, dans toutes les dimensions du monde, d'abord au plan de la sécurité, ensuite au plan socio-économique, ensuite d'ailleurs on peut parler au plan de la production et de tout ce qui y est rattaché. Le président de la République est venu, conformément justement à sa vision, pour donner d'abord une réponse. La première réponse que le président de la République a apportée, c'est sa présence. Parce que lorsque le président de la République arrive à un endroit, le premier fait, c'est de rassurer. Rassurer les populations, parce qu'il y a toujours ces petites questions de sécurité, toutes ces questions-là, lorsque le président de la République arrive, du fait de sa présence, c'est déjà une réponse. Et vous avez vu la réponse que les peuples lui ont accordée, que ce soit ici à Lubumbashi ou dans les Hauts-Lomami, à travers l'accueil. Ça veut dire qu'il y avait une volonté de partager et de communier avec le président et les